Gasabo, urukiko rukuru rwakatiye Mukangenzo Oliva wakatiwe igifungo cya burundu nyuma y'ubwicanyi bwakorewe umwana witwa Muvunyi Kegali. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwakatiye Mukangenzo Oliva igifungo cya burundu rumuhamije icyaha cy'ubwicanyi ndengakamere yakoreye umwana muto witwa Muvunyi Kegali. Icyaha cyabereye mu karere ka Bugesera. Ni icyemezo cyasomwe n'urukiko nyuma yo gusuzuma ibimenyetso n'ibyagaragajwe mu rubanza, aho rwemeje ko Mukangenzo Oliva yagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'uyu mwana wasanzwe mu bwiherero bw'inzu ye. Bikagaragara ko mbere yo kwicwa yabanje gukorerwa ihohoterwa rikabije by'indengakamere. Urukiko rwasobanuye ko icyaha cyakozwe gifite uburemere bukabije by'umwihariko bitewe n'uko cyakorewe umwana muto utashoboraga kwirwanaho, bityo rukemeza ko igihano cy'igifungo cya burundu aricyo gihanywe n'icyaha uyu mugore yakoze. Ku rundi ruhande, Nsengumuremyi Evariste waruraganywe muri iyo dosiye, urukiko rwamugize umwere ruvuga ko nta bimenyetso bifatika byagaragajwe bimushinja kugira uruhare muri ubu bwicanyi. Urukiko rwahise rutegeka ko ahita arekurwa ako kanya icyemezo kikimara gusomwa mu ruhame. Iki cyemezo cy'uru rukiko cyakiriwe mu buryo butandukanye n'abari bitabiriye uru rubanza, aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abaturage batandukanye bagaragaje ko uru rubanza ari isomo rikomeye ryo gukumira ihohoterwa rikorerwa abana, banasaba ko ubutabera bukomeza guhana by'intangarugero abakora ibyaha nk'ibi. Urubanza rwa Mukangenzo Oliva rufatwa nk'urwagaragaje ko inzego z'ubutabera zidashobora kwihanganira ibyaha byibasira abana, ndetse ko ubuzima bw'umwana ari ntavogerwa, bityo nta muntu ugomba kuvogera ubuzima bw'umwana. Njye wumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Ngaho kora subscribe kuri like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.